Ubworozi bw'inka zitanga umukamo. Ubworozi bw'inka zitanga umukamo ni kimwe mu byiciro by'ubworozi bw'amatungo bwibanda ku gutanga amata menshi n'umusaruro w'ibiyakomokaho. Uyu munsi reka tuganire ku bworozi bw'inka buteye imbere ndetse n'umusaruro ubukomokaho. Abantu benshi mushobora kuba mwibaza ngo ese ko isi igenda itera imbere hakanavumburwa ibintu byinshi, ese ubworozi bw'inka bwo bugeze he? Mukibaza ku musaruro ukomoka ku nka, amata n'ibindi. Wowe ufite amatsiko, ndagushishikariza gukomeza gukurikira ATV. Njye mugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Elias Hakizimana, mbahaye ikaze. Mu Rwanda ubworozi bw'inka zitanga umukamo, cyane cyane izo mu bwoko bwa Jersey, abandi mwita Jersey, buragenda butera imbere kubera ibyiza zitanga ku borozi bato ndetse n'abafite ubworozi bwagutse. Aha twanavuga ibigo n'amashyirahamwe y'aborozi. Inka za Jersey zifite umwihariko mu kwihanganira ibihe bibi no gukura mu buryo bwihuse, by'umwihariko ku borozi bakorera ku butaka buto. Usibye inka za Jersey ziza ku mwanya wa mbere mu gutanga umukamo mwiza kandi zikororoka mu buryo butavuna umworozi, hari izindi nka zari zarazisimbuye, inka gakondo za kera. Inka zitwa Friesians cyangwa Frizone abandi bakunda kwita ibyimanyi, ariko nazo ntizigitanga umusaruro w'amata uhagije kandi mwiza ugereranije n'icyororo cya Jersey. Inka za Jersey nubwo ziba ntoya ugereranije n'izindi nka, zitanga amata afite intungamubiri zihagije, bikayaha amahirwe menshi yo gukundwa ku isoko kuko aba yujuje ibikenewe birimo poroteyine, calcium ikomeza amagufwa, vitamine n'imyunyungugu biri ku bipimo byuzuye. Inka za Jersey zifite ubudahangarwa ku ndwara ndetse utunyangingo twazo tw'imyororokere tukaziha ubushobozi bwo kororoka vuba kandi zigatanga umukamo mu gihe kirekire. Jersey ishobora gukomeza gukamwa na nyuma y'uko yimye andi mezi menshi mbere kugeza yongeye kubyara. Mu Rwanda aborozi b'inka zitanga umukamo, cyane cyane aborozi bato, bafite amahirwe yo gukorera ku butaka buto, bakabona aho batera ubwatsi bwazo, aho bakorera indi mirimo yabo y'ubuhinzi mu buryo bwo kunganira imirire ndetse n'aho zinywera amazi. Uretse kuba zifite amata meza kandi zikororoka mu buryo bworoshye, inka za Jersey zifasha aborozi kugabanya ibikenewe ku mirire kuko zishobora kubona ibyo kurya bihagije bihinzwe ku buso buto. Reka turebere hamwe uburyo bushya kandi bunoze bwizweho n'impuguke zitandukanye bwo gutuma inka n'andi matungo bikomeza kororoka binyuze mu buryo bwitwa artificial insemination cyangwa se gutera intanga mu rurimi rwacu gakondo. Uburyo bwo gutera intanga inka ni bumwe mu buryo bwifashishwa mu Rwanda kugira ngo hongerwe umubare w'inka za Jersey. Nubwo serivisi z'ubuvuzi bw'amatungo hari aho zitaranozwa neza, ari nabyo bigira ingaruka ku buryo bwo kuzamura ubwiza bw'inka, hari ubushake n'ibikorwa bigamije kuvugurura icyororo cy'inka zitanga umukamo. Aha reka tuvuge nko gukorera hamwe, guhindura imyumvire no gusangira amakuru agezweho mu bworozi. Ishyirahamwe ry'aborozi ba Jersey banafasha kuzikwirakwiza binyuze mu gutera intanga no gushishikariza aborozi ibyiza byo korora izi nka. Ritanga icyizere cy'uko gahunda zishinzwe gufasha aborozi kubona intanga z'inka za Jersey ndetse no kugabanya imbogamizi zishingiye kuri serivisi z'ubuvuzi bizakomeza gukorerwa ubuvugizi hagamijwe gukomeza kuvugurura icyororo cy'inka zitanga umukamo. Ku rwego rw'igihugu, mu ntego u Rwanda rwihaye ni ukongera umubare w'inka zitanga umukamo ndetse no gushyira imbaraga mu bworozi bwazo. Ibi bikazakorwa ku bufatanye n'amashyirahamwe y'aborozi ndetse n'inzego z'ubuhinzi n'ubworozi. Kugera kuri izi ntego bizatuma ubworozi bw'inka zitanga umukamo burushaho kuzamuka mu Rwanda. Binafashe kandi guteza imbere ubukungu no guteza imbere imiryango itishoboye. Muri Kanama umwaka wa 2024, Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda yatangije icyiciro cya kabiri cy'umushinga ugamije guteza imbere ubworozi bw'inka zitanga umukamo. Umushinga wiswe RDDP2 cyangwa se Rwanda Dairy Development Project, icyiciro cyawo cya kabiri. Uyu mushinga uzashyirwa mu bikorwa mu turere dutandukanye tw'igihugu, utwara akayabo ka miliyoni 100 z'amadolari mu rwego rwo guhaza no gushyira igorora aborozi b'inka zitanga umukamo. Uyu mushinga kandi uzateza imbere ubworozi buhangana n'imihindagurikire y'ikirere, himakazwa ikoranabuhanga mu ruhererekane nyongeragaciro rw'amata n'ibiyakomokaho. Muri uyu mushinga hanateganywa kunozwa uburyo amata agezwa ku makaragiro hakoreshejwe uburyo bwo kongera ibicuba
n'uburyo amata akonjeshwa mu gihe atari yagera ku ruganda. Ibi bizafasha umworozi kubona amafaranga yisumbuye ku yo yari asanzwe abona, ndetse bikazanamutera akanyabugabo kugira ngo arusheho kubona umukamo mwinshi, kuko n'amafaranga azakuramo azaba ari menshi. Uyu mushinga kandi uzagera no ku borozi bo hasi, aho inka ibihumbi 25 zizatangwa muri gahunda ya Gira Inka Munyarwanda kugira ngo umuhinzi wo hasi ashobore kwiteza imbere. Leta y'u Rwanda kandi ikomeza gushyira imbaraga mu bworozi bw'inka zitanga umukamo, borohereza aborozi kubona amakusanyirizo y'amata hafi y'aho batuye, banongera umubare w'ibicuba. Binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB, ifatanije n'ibigo byigenga, hubatswe amakusanyirizo menshi harimo na za Milk Kiosk na za Milk Zone kugira ngo umukamo w'aborozi utangirika mu gihe wabonetse ari mwinshi. Leta ntiyagarukiye aho gusa, ahubwo yakomeje gufasha abaturage kubona uko umukamo wabo utakwangirika mu gihe wabonetse. Nibwo hubatswe uruganda rukora amata y'ifu mu rwego rwo kongerera umusaruro ibikomoka ku mata. Uru ruganda rwitwa Inyange Industries Milk Powder Plant rwuzuye rutwaye asaga miliyoni 100 z'amadolari, rukaba rukoresha ikoranabuhanga rigezweho mu gutunganya amata agahinduka ifu, kandi nirwo ruganda runini mu Rwanda rukora ifu y'amata. Bikaba bizafasha aborozi kuzamura igisate cy'ubworozi bw'inka z'umukamo. Nk'uko leta ikomeza gushishikariza abahinzi korora inka zitanga umukamo, niko n'abahanga bagenda batanga inama z'uko ushobora korora inka itanga umukamo kinyamwuga maze ukihaza mu kubona umukamo mwiza. Wowe ukirimo gukurikira ATV, ndagushimiye kandi ndakwibutsa gukora subscribe. Jya ukiri kubagezaho iki kiganiro, ndi Elias Hakizimana. Dukomeze tubane muri iki kiganiro. Kugira ngo inka zitanga umukamo mwiza, zigomba kwitabwaho neza mu bijyanye n'ubwatsi zihabwa, isuku y'aho ziba, n'ubuzima bwazo ni ingenzi kugira ngo ubashe kubona wa mukamo wifuza. Ushobora kwibaza uko wagaburira inka yawe kugira ngo ikugeze kuri wa mukamo wifuza. Reka turebere hamwe icyo twita indyo iboneye ku nka zitanga umukamo. Ushobora kwibaza uti, inka zitanga umukamo mwiza zigomba kurya ibiryo cyangwa se ubwatsi bumeze gute? Icya mbere, ugomba kuba ufite ubwatsi bwiza nk'umucaca, ibyatsi byumye byujuje ubuziranenge, urubingo rweze neza kandi ruhagije. Ntabwo inka irya ubwatsi gusa, ahubwo ugomba no kuyiha bimwe mu binyampeke nk'ingano, ibigori, soya n'ibindi bikungahaye ku ntungamubiri. Ibuka kandi ko inka igomba kunywa amazi, kandi ko n'umunyu ari ingenzi mu gutuma inka igira ubushake bwo kurya no kunywa amazi. Bigafasha inka kugira umukamo kandi zigakomeza kugira ubuzima bwiza. Mu mirire y'inka kandi dusangamo nanone umunyu w'ingezi n'ibikungahaye kuri calcium. Ibyo ni ibiribwa bifite imyunyungugu ihagije. Urugero twavuga nk'ibihumyo ndetse n'ibindi byinshi bisangwamo imyunyungugu. Aha niho dusangamo ibiribwa nk'ibigori n'ibisigazwa byabyo bikungahaye kuri phosphorus, ibinyampeke nk'ingano, soya, uburo n'ibindi. Ibi nabyo bifite calcium na phosphorus. Ibishishwa by'amateke cyangwa amashu nabyo ni ibiryo byiza ku nka kuko bikungahaye kuri potassium. Ibinyampeke nk'ingano, soya, uburo n'ibindi, kuko ibi nabyo bifite calcium na phosphorus, ifite uruhare runini mu gutuma inka igira ubushake bwo kurisha ibindi byatsi bikanayongerera umukamo. Reka turebere hamwe nanone kandi aho inka zigomba kuba ziri, aho inka yawe ugomba kuyororera, uburyo ki hagomba kuba hameze. Tumaze kurebera hamwe uko wagaburira inka yawe neza, ariko ibyo ntiwabikora inka yawe iri mu kiraro gisa nabi cyangwa se utayikukiye. Reka turebe uburyo ushobora kubakira inka yawe ku buryo yumva itekanye kandi yishimye, kuko nabyo biri mu bituma itanga umukamo mwiza. Inka ziba zigomba kuba ahantu hafite isuku kandi hatarimo icyondo cyangwa uburwayi, kugira ngo n'ibyo irya bibe bifite isuku yizewe. Ikindi kandi, ikiraro kigomba kuba gifite umwuka mwiza, cyubatse ku buryo umwuka w'inka utiganza cyane. Ibyo rero bisaba kuba ikiraro gifunguye ariko kidacamo imiyaga myinshi cyane. Ikindi kintu cy'ingenzi ni uko inka nazo zikenera ubwisanzure buhagije, ku buryo iyo zibana zibyigana bishobora kuziviramo gutanga umukamo muke kubera kubura ubwisanzure. Inka nazo kandi burya zikunda kuba ahantu hasukuye. Mu gihe zigiye kuruhuka, biba bisaba ko ziryama ahantu heza hasukuye, ku buryo nta dukoko dushobora kujya mu matako yazo bikaba byaziviramo kurwara. Turebe ikindi gice cy'ingenzi ku buzima bw'imyororokere, cyangwa se ku buryo umworozi agomba kwita ku nka ye agamije ko imubyarira umusaruro urimo n'umukamo.
Kwita ku buzima bw'inka ni ingenzi. Inka zigomba gukingirwa indwara zitandukanye nk'ifumbi cyangwa se mastitis n'izindi zishobora kwangiza umukamo wari witezwe. Zirikana gukaraba intoki n'isabune n'amazi meza buri gihe uko ugiye gukama. Indi ngingo yo kwitaho ku buzima bw'inka ni ukugenzura niba zifite uburwayi cyangwa haba hari bimwe mu bimenyetso by'umunaniro cyangwa igabanuka ry'umukamo bigashakirwa igisubizo hakiri kare. Mu ncamake, gutanga umukamo mwiza ku nka bisaba kuba inka zawe uzifata neza, uziha ubwatsi n'ibindi bikungahaye ku binyampeke, amazi meza ahagije, ndetse n'ahantu habereye ubworozi. Ushobora kugira ikiraro giciriritse ariko gifite isuku, kandi n'ubwisanzure buhagije nabwo ni ingenzi kugira ngo ubone umukamo mwiza. Ibi byose twanagarutseho haruguru muri iki cyegeranyo. Nubikora kinyamwuga uzabasha kubona umukamo mwiza wifuza. Ndagushimiye twabanye hano kuri ATV Rwanda kuva dutangira tunasoza iki kiganiro. Komeza usangize abandi iki kiganiro nabo bunguka ubumenyi butandukanye. Nkurarikiye kandi ibindi biganiro n'amakuru bitandukanye ku buhinzi n'ubworozi hano kuri ATV Rwanda.